iyo bavuye Iwawa kuko ubundi uko bavuye Iwawa bakirirwa mu turere twabo. Rero mu turere twabo no kuvuga bafite imiryango ababyeyi babo babaje kubakira. So rero by'umwihariko mu mujyi wa Kigali natwe tuba twagiye nk'ababyeyi babo. Hope Ethiopia ijyayo ikabakira, tuba dufite liste mbere yabo bohereza cyangwa rimwe na rimwe natwe tukajyayo tugakora iyo selection. Abana atanga ubuhamya kubera jewe natangiye ibiyobyabwenge nkifite nk'imyaka nk'icumi, ndabinywa noneho nkazajya nkubita n'abantu. Abana atanga ubuhamya je mvuga yuko umuntu wari wese atakwisukira mu biyobyabwenge mubona, kuko nta kiyobyabwenge je na kimwe nyuma. Abakunzi ba televiziyo Impuhwe tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Njyewe nitwa Kubwimana Patrick, ndi umunyamakuru ukorera IMPUHWE TV. Nagiraga ngo namwe mutwibwire nkamwe twasuye ahangaha twageze, mutubwire uko hitwa, mutubwire icyo muhakorera, byadufasha kugira ngo tubashe kuganira neza tunaziranye. Murakoze cyane. Yanjye banyita Sagawute Manuel, nanjye ndakishijwe nkaba nkorera Hope Ethiopia Rwanda, by'umwihariko nkaba nkora kuri projet ya Hope Ethiopia Rwanda ifata cyangwa ifasha abasore bava Iwawa ariko ari homeless, no kuvuga badafite imiryango. Tukaba dukorera nyine hano Rwabutenge mu karere ka Kicukiro. Nge nkaba nkora nka transition support officer wa Iwawa graduate. None ahangaha numva yuko mufasha abana, navuga ngo bavuye mu muhanda, ndumva atari imvugo nyandagazi, mumbabarire. Bavuye Iwawa ariko baba bafite inzira bagiye banyuramo zikomeye ndetse bisaba gusenga ndetse zikajyaho n'imbaraga za leta. Rero hari icyo nashaka kukubaza, nk'iki kigo mushingiye ku matorero, ni uburyo bwa leta, ni cyo kigo mukorana nacyo runaka? Nshaka kugira ngo dusobanurire byinshi kuri ibyo ngibyo, noneho unatwirike n'abo bana nimba bahari, cyane ko twumvishe kugira ngo tugere hano twumvishe ngo haraba mugiye gusezerera bitewe n'impamvu zanyu bwite, cyangwa se ukuntu mwabonye ari abana bamaze guhinduka mu bitekerezo. Wadusobanurira? So njyewe ubundi mu by'ukuri uburyo dukorana nabo, kuko ninjye nyine ushinzwe projet y'abavuye Iwawa, ariko Hope Ethiopia Rwanda ntabwo ari umuryango navuga ngo ushingiye ku idini gusa, n'uw'abakristo. Ni umuryango wa gikristo ariko udashingiye ku idini iryo ari ryo ryose. So hanyuma ikindi ni umuryango uri private. Hope Ethiopia Rwanda ni ukuvuga biva kuri dufite yitwa Hope Ethiopia ubundi, ariko iyi branche yahangaha mu Rwanda ikaba ariyo twita Hope Ethiopia Rwanda. So mu buryo rero ubundi twebwe dukoramo ni ukuvuga twakira abasore, tukabakira bavuye Iwawa, ubundi turanabasura n'Iwawa. Hari ibikorwa byinshi tujyayo, yaba imikino, tugategura imikino yabo, ariko by'umwihariko kuri iyi programme tukaba tugira dufata abo basore badafite imiryango. Ni ukuvuga aho baba iyo bavuye Iwawa, kuko ubundi uko bavuye Iwawa bakirirwa mu turere twabo. Rero mu turere twabo ni ukuvuga bafite imiryango ababyeyi babo babaje kubakira. So rero by'umwihariko mu mujyi wa Kigali natwe tuba twagiye nk'ababyeyi babo. Hope Ethiopia ijyayo ikabakira, tuba dufite liste mbere yabo bohereza cyangwa rimwe na rimwe natwe tukajyayo tugakora iyo selection. Rero twebwe mu kubafasha no kuvuga iyo baje hari ukwezi bamara hano, akaba ari ukwezi ko gukora ibikorwa bitandukanye no guhugurwa mu bintu bitandukanye, ariho tugiramo projet yitwa Umuganda project.
uwo muganda project ni ukuvuga bubakira abaturage cyane cyane icyo navuga ngo amatoilette n'amadushe, ariko by'umwihariko initekiza no kuvuga abagiye kuza dufite umuntu twubakiye twagiye kumufasha kumwubakira toilette, ariko tubona n'inzu ntago imeze neza, so turateganya rero ko noneho initekiza ejo bundi muri uku kwa gatatu mu matariki hafi 20 nangahe tugomba bazakora iyo gahunda bubakira uwo muntu. So rero uko kweza aba ari ukufasha abantu kugira ngo nabo bisange muri societe, babone ko nabo bafite uruhare mu guhindura societe cya kuyifasha. Ikindi tugira hari abantu dukorana nabo iyo bita duhumurizanye wacu Rwanda, so nabo baza kubafasha mu gukira ibikomere, nawo n'umuryango wa Gikristo. Hanyuma ikindi tukagira abantu baza kubigisha kubyerekeranye no kwihangira imirimo, tukagira n'abavuga butumwa batandukanye baza kubafasha cyangwa baza kubafasha mu buryo bwo kumenya Imana no gusobanukirwa Imana. So rero tubamarana amezi 6 ubundi niyo twabamaranaga, gusa turi kugenda twiga uburyo byaba byiza bamaze na make mu gihe babonye akazi. Ya murakoze. Ndumva rero yuko icyo gikorwa mwakoze cya duhumurizanye Rwanda no kuba mubafata mukabajyana kugira ngo bisanga muri societe, bakubakira amazu abatishoboye, ngira ngo bakubaka n'amatoilette, nukuri mwakoze igikorwa cyiza. Icyo ni igikorwa cy'indashyikirwa cyane ko bari abana baba baravuye mwabura buzima, bamwe baba bafite ikibazo cyo kuba batigeze bahura n'ababyeyi. Rero nge ndumva mbisa ababyeyi baba bana nta kosa naba nkoze, ahubwo wowe nk'umuyobozi cyangwa se nk'umubyeyi, reka mbifate gutyo nk'umubyeyi, kuko buri buryo umuntu arira umwana yaba uwe yaba utari uwe akamufata nk'uwe, birushaho kuba byiza. Rero natwe nk'itangazamakuru runaka cyangwa se ibitangazamakuru byo mu Rwanda, uhereye ku gitangazamakuru cya IMPUHWE TV, turandika ndetse tunafite televiziyo urabibona, ariko icyo twabafasha cyangwa se mwazadutumira yenda mwakoze ibyo bikorwa runaka, natwe tukahagera byadufasha. Oya nta kibazo rwose Okay, rero mu kudutumira biba byiza kandi ndabashimiye. Hanyuma y'ibyo ngibyo ndize nadashidikanye ko abo bana baba bari hano nabo bakagira ibyo batubwira mu byo mwabatoje mu ndangagaciro za ndi umunyarwanda runaka, bitewe n'umuco wabahaye. Wadufasha nabo bakahagera ahangaha bakaza bakagira ibyo batuganiriza, natwe tukagira ibyo tubabaza, ndetse bakanatubwira uburyo mugiye kubasezerera, nimba imiryango yarabonetse cyangwa bafite aho bagiye cyangwa se bagiye mu kazi, nabyo murabafasha gushaka akazi, ariko bibaye byiza cyane wadufasha bakahagera ahangaha nabo tukaganira. Nta kibazo twababwira bakaba hafi. Sawa, mwadufasha, murakoze cyane. Mwiriweho? Mwiriwe neza. Ndabona wowe na mukuru twenda kungana. Witwa nde? Nitwa Ntawakwisukira Jean Marie. Wowe witwa nde? Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Wowe witwa nde? Murakoze, nitwa Ishimwe Roger. Witwa Ishimwe Roger. Mwasuwe na televiziyo IMPUHWE TV, ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse byabaye no ngombwa tujya no mu mahanga kujya gufata inkuru, ariko ndabona wowe wambaye umupira wanditseho Ethiopian. Wadusobanurira icyo bisobanuye uyu muryango ugufasha wari wo? Uyu muryango udufasha waho Ethiopian wadukuye ku kirwa. Ikirwa kihe ko ibirwa ari byinshi mu Rwanda? Wadukuye wawa. Aha, ndumva yuko mwagiye wawa, ariko wadusobanurira wawa wagiye bitewe n'izihe mpamvu n'icyabikuteye n'iki? Wawa nagiye kubera ku mpamvu y'ibiyobyabwenge, nanywaga ibiyobyabwenge barafata. Ubu noneho ndizana ndashidikanye ko bitakikurimo cyangwa se utakibikora? Ubu ntibikindimo kubera twahuye n'abantu batwigisha batandukanye. Aha, wowe se ndabona nawe wambaye umupira, wadusobanurira impamvu uri ahangaha twaje kubasura? Impamvu nuko twari turi mu migenzereze mibi, tukaza gufatwa tukajyana mu kigo ngororamuco cya Iwawa. Yego. Baza gukora ikintu bita kureba abantu batageraho kuba binzererezi mu muhanda. Ndumva bisobanuye neza, wowe uri n'umwana mwiza, uvuze inzererezi, muri make nawe wari iyindi? Nari inzererezi mu muhanda, ariko gufatwa nkajyana Iwawa. Duhura n'umuryango Hope Ethiopian Rwanda, utuzana muri iki kigo. Ndumva uyu muryango ari umuryango mwiza wababereye nk'ababyeyi, ariko se nk'uyu musore ndabona akiri mutoya, watubwira icyo uyu muryango wagufashije?
murakoze wanyeretse byinshi cyane ababyeyi nyine banjye batigeze bankorera waramfashije nyine umurara inshyira mu bantu nyine baba homeless batagira hepfo na ruguru hanyuma baratuzana nyine baradufasha saa sita turarya na nijoro tukarya tukoga tukambara hanyuma tugashaka imirimo itandukanye hano hanze murakoze. Ndabona uri n'umusore mwiza, urabona nk'uyu musore afite agatuza, ibyo yakora ibintu byinshi kandi byagira igihugu umumaro, ariko nk'uyu mupapa cyangwa se simbizi neza niba ari umupapa niba ari umusore, abyihanganire bitewe n'iyo mvugo mvuze. Mwamushimira bingana iki muri makeya uko turi aha ngaha natwe mutubwire icyo mwamushimira cyangwa se icyo mwashimira igihugu cy'u Rwanda, birashoboka yuko cyabafashije n'uyu muryango ukabafasha. Uyu mugabo wamushimira bingana iki? Twebwe ku mpamvu yacu rero ntabwo twabona icyo tumushimira kuko yarakoze cyane kuba turi aha niwe atugejeje aha. Ndumva ari wabagejeje aha ngaha ndetse afatikanyije n'uyu muryango ahagarariye. Nawe rero agiye kudusobanurira bimwe mu minota nk'ibiri kugira ngo dusoze, ubundi tuzafata undi mwanya igihe kinini cyo kuba twaza tukamusura nawe ubwe bwite mu buzima bwe bwa buri munsi, kuko kubona umupapa nk'uyu nguyu cyangwa se umusore nk'uyu nguyu ameze gutya agafasha abana bameze gutya ntibishoboka hake muri iki gihugu. Sinzi abantu bagifite uwo mutima, gusa Imana iguha umugisha, njye mbanze gusabira umugisha nk'aba bantu kuko ndabona barasa neza, urabona barogoshe, ntago bakimeze nka bwa buzima bwa kera bahozemo. Wadufasha nawe ukadusobanurira mu minota mikeya iki kigo imigenzereze yacyo igihe cyatangiriye n'igihe naho kigeze, nimba bizarangira, ariko ndize ndashidikanya ko bitazarangira kuko hari benshi bagikeneye ubwo bufasha bwanyu. Murakoze. Mu by'ukuri wenda sinjye wenda wabafashije cyane, nanjye mbana nabo mu buzima bwa buri munsi, ariko ni Hope Ethiopian Rwanda ari nayo nkorera, ariko cyane cyane nkaba nshinzwe iyi proje yabo. Rero by'umwihariko urumva habaho no kujya nk'aba ngaba bo ni nanjye wabasanze kubahitamo kumenya koko abafite icyo kibazo, so nyuma tukabazana. Hope Ethiopian Rwanda rero ni umuryango ukorana na leta, cyane cyane dukorana na NRS ndetse na Minaroke. Hanyuma mu buryo dukoramo ni ukuvuga ni uburyo bwo gufasha abo basore baba bari Iwawa ariko badafite aho bajya. Ni ukuvuga aba yaravuye ku muhanda n'ubundi yari inzererezi, nta muryango agira, benshi ababyeyi baba barapfuye. Noneho mu gihe bavayo, niba abandi baba bafite imiryango ije kubakira, aba nabo baba bafite Hope Ethiopia ibihari kugira ngo ibakire nk'umubyeyi wabo. Ndumva Hope Ethiopia ni nziza, ni umuryango mwiza ufasha abana bo mu muhanda cyangwa se abana bagiye ku kigo cy'Iwawa mukajya kubakurayo. N'ukuri ndabashimiye. Hari ababyeyi benshi batajya bajya kwakira abana babo, hari n'abana batagira aho bataha, ariko uyu muryango wa Hope ni mwiza, ndawushimiye. Kimwe muri ibyo ngibyo rero natwe nk'Impuhwe TV tuzajya tubasura buri munsi, ibikorwa byanyu bimenyekane, kandi n'ukuri pe nabonye yuko mwabigishije indangagaciro. Urareba nk'uyu nguyu, urebe n'uyu musore, urebe n'uyu nguyu mwicaye iruhande, ndabona ari abana beza. Rero buri mumwe ngiye kumuhereza amasegonda 30 cyangwa se umunota, agira icyo atangaza ku bana basigaye mu mihanda, cyangwa se agira icyo avuga ashimira cyangwa se ananenga, ariko ndize ndashidikanye ko ntacyo munenga aha ngaha. Reka mpere kuri wowe. Jewe icyo shimira ni ukubanza nkashimira uyu mugabo Manuel we yatuzanye hano, nkaba natanga ubuhamya kubera jewe natangiye ibiyobyabwenge nkifite nk'imyaka nk'icumi, ndabinywa noneho nkazajya nkubita n'abantu. Nkaba natanga ubuhamya je mvuga yuko umuntu wari we wese atakwisukira mu biyobyabwenge mubona, kuko nta kiyobyabwenge je na kimwe nkinywa. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Ndumva ubuhamya utanga ari ubwo kugira ngo cyangwa se navuga yuko ari itangazo watanga ryo kubwira abana bari mu mihanda cyangwa se n'abakiri kumwe n'ababyeyi babo yuko icyitwa ikiyobyabwenge nta nyungu, nta nicyo kimaze. Murakoze. Naye ndashimira cyane byimazeho Hope Ethiopian Rwanda mwe n'uwo mugabo Emmanuel wadukorera ku kirwa katuzana. Impanuro natanga ku rubyiruko nuko nabagira inama yo kureka ibiyobyabwenge bakagendera ku byo leta ishaka, bagakoresha amaboko yabo. Murakoze rero, bagomba kugendera ku byo leta ishaka ndetse bagakoresha n'amaboko yabo, cyane ko namwe mufite imbaraga. Reka tugire n'ibyo tubaza uyu mugabo unyicaye iruhande, ndabona wowe uranakuze ushatse wanashaka urugo. Ndize narashidikanye ko natwe tuzifite, ntabwo tukurusha imbaraga. Ndashimira umuryango Hope Ethiopian Rwanda
kubwo tuba turi hano ubu tugiye kugenda tugiye kujya hanze muri bwa buzima twahozemo ndumva yuko atari bwo twasubiramo dore yuko tuba twarezeho n'imyuga bamwe baje abandi ubuhinzi n'ubwubatsi ndumva yuko umuntu yasubira hariya agakoresha ibyo yize. Sawa rero reka tunashimira uriya mugabo Manuel, dushimira na leta y'u Rwanda, dushimira ndetse n'uyu muryango wa Hope Ethiopia. Rero natwe tugiye kusana babarekaho gakeya, ariko ntabwo tubaretse byo kuvuga ngo turatandukanye, nejo tuzagaruka. Gusa Imana ikomeze kubaha umugisha, ariko namwe mugira inama bo musanze, yaba ari abo musanze mu bwubatsi, yaba ari abo musanze mu muhanda aho mwabasize, mubabwira ngo icyitwa ikiyobyabwenge nta mumaro wacyo. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Murakoze.